abumva Radio Rwanda mwiriweho ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba twabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Mpemuke Ndamuke. Abawibuka bawuzi mu izina rya Muhire wari ufite inshuti nyinshi z'abakobwa, cyane cyane Hasina na Ntaho Bitagwa. Namwe ni mwiyumvire. ariko nkanjye kazitunga mbaye wandi data na mama barandaje ngo ninza n'umugore ndamuzana se nzamugire nzajya murora mu maso gusa ewe nanjye sinishoboye n'ubundi ngo ticaniye ntarahurira undi ngambe nigendagendera yenda simbura n'uwo duhora kama gacupa uriya nindera kumbona sana Muhire Roja kazito ndaho se shaho ndaho iki nuru mfungana buziyonje uraho Muhire bitese ko numvuganye ubundi mu mazi abira datarenda kunyica ngo ninza n'umugore akakanyara ahora niki dore bangwanye no kwa Sebahire ngo bazashyingire wa mukobwa wabo barongo ngo dore cyesebe cyabo ko bimeze da tagitangaza niko baragushingira iki simbura gihe udashaka ubu niwe ndi mu mpunga bamereye nabi turishanure icyo gikobwa banyakikaho se shakira sagiti yisa n'ubwire bwije nabi shase kuba ko katari gukina nagira neza wababeretse kwanza ukitonda nditonda se nitondera hehe keretse nimba hunga nkajya Bugande kukajya Bugande neza da yego gacukawe yebere ushaho umva kazito ntawampagara imbere ngo ari bigije byo kurongora kurongora ngo iki ntabanje gukina ubusore bwanjye mwebwe se ko Imana yabahaye mwa mwifitiye amashuri hari icyo bapfa kubavugaho naho giwe n'ukurara mbunzi imitima rigatandukana yakasha waragowe urabivuga sura bizisha ewe sha kazitunga we chamba gusuye tukafata gacupa akira ayo 200 zakuza kwirwanaho byara umuntu nihutira urakoze rwose Muhire ukize neza zakuza kwirwanaho bitutse byirijo rwose sinkibyinginze muziki se shaho ko nashaka ko tugana none bidashobotse urakoze ngaho ramucya ahubwo ntasanga umuntu ashitse uramuka Muhire ngaho rwose yego nyanywera we aturutse mu ijuru none ngo ninyatera inyoni reka ahubwo nihute nyajyane mu rugo ntavaho nyasagarira ariko noneho ntibatumusinzira nibabwira ko nzitonda datarane makuru maze hari na mama muri hariya dore noneho bantegeye no hanze simpafi imbere noneho mwiriwe nshaka zito karame ko mbona wigenzageza ngiye mfizi ikigendera uvuye wirwesha naganiraga na Muhire hirya hariya amva mbese maze waza wagira umenye ko ndashatse ingarama kirambi mu rugo gwanze bandoga data umuntu aberaho kubyara akororoka umuryango ukiyongera nawe kwigira icyo ukomeke uramenye bandoga zakariye ntabwo nashaka umugore nanjye nta kunimereye ubuse umwana w'abandi namuzana nkamutungisha iki iyo nzamutungisha iki sinshaka niki kigaragaza ko umuntu ari umugabo atari kuvunwa n'ubwo agapagasa uzatera ikawa uhingira ishimbo n'ibindi mbinge nagira urarora ugasangira iya samba ari inzu yoko namuzanye biriya byose mbifite twabishakanye twembi singiye gupfa gukikenera byaye emera ngushakire mwana wanje nabyemera nasubiriza ntabwo muzashyingira uwo ntashaka ubwo uratangiye uwo Sebahire simushaka keretse nimushyingira Marita ugomba kuzana uwo nereje simushaka rwose oya abaza kunderera urugo mwaka usimba shaka nanje ubajane hirya nataba Marita nzarurira nzemera njye kugwa hirya
emwe bana b'umwuka byarana ugenda uryame ndabaza nyoko bo wemeye gushaka ntabigoye nawe namuzi ntagira ubute no kuzwi yakugerayo ari kurinda umurushya waretse ntitonda umva kandi ntuzi ko munamherutse batubwiye ko muri komine yacu hazaza umushinga wo kuzana amazi mu cyaro uwo mushinga se niwe wakubuza kurongora none se sinari kuzahakorera amafaranga nkabanza nkubaka inzu ya kijyambere n'ubundi ndi bizakubuza ufa kutazaza urara mu rwegamano utanginga kandi utagira nimba yewe ngiye kuryama zagusubiza ejo mbinguye muramuke muramuke mbe gatari karame hari ngize ngo wasinziriye hari icyo washakaga kumbwira nakabazaga niba umukobwa witwa Marita umuzi si umwana hari umwana umutima ndamuzi ngo uwo rero washaka ngo atamubonye azapfa hambiswe ikara urya se azaca bugufi amenye guhingara urambaza ko nabonye ari inyanda nzaba ndeba urwo rugo rwabo kuba twamutiye mu ya mwanze se icyakora nyine ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itabi ariko rero ubwo mushaka ejo ndazinduka njya mu bahanuzi numva icyo bambwira nibyo ni ukuzindukirayo maze ukumva uko bavuga ejo mwana wanjye tuzabanga ndamabyariro ko byanga oya rwose ndazinduka inkoko niyo ngoma reka dusinzire numva mfite ibitotsi ijoro ryiza wiriwe muhi komera shaka zito ukomere uraho neza yego sishaka nuvuga n'ikiniga nkwanizwe mushogoro ariko shaho ntushinyagura nawe ukura hese sha ubonye bwabiri nombe noje kwitara kuzuba shaho maringo shugira ndeka shaho nta mibereho yanjye bya bindi byankomeranye bandaje kwijoro nanga kubabaza mama ndabyemera ese ubundi amaherezo y'inzira si mu nzu abanye umugisha nawe wirukira no gasekwe nagira nte sumuruho sumu wikururiye shaho retse uzabona none se shaho nagira nte kuzahe kutamwicisha urumi apa ubutwe dusigaye tutika ku bakobwa baburaniwe kandi bakorera amafaranga cyangwa se abagore b'abakungu mutesi batupfa ko bambaye neza gusa ukagenda umwita inshuti wamara ukamumaramo ukanyerera hazamenye n'irengero ryawe bityo uva kuri umujya ku wundi iminsi ikaba yicuma nawe ukabugwiza umutungo ariko nanjye se ubu nabishobora uzwa n'iki nturi umusore yewe genda wirire da ngo wiga uri umupfura rwose ngo wigana ingendo y'undi ukavunika jye sinabivamo navutse nanga umugayo nuko ariko se muyibo ubundi mubigenza muti ega nabwiwe gucyambira ari ukwambara neza urumva nawe yakora buko agahita abona ko ntacyo ubuze wawerekana impamyabushobozi yuko wize apfa gusa kumva ko ufite aho ukora wifitiye amashuri se washyira imbere ugashorera ubundi ukagenda usaba umubano yabona ibyo byiza byose akumva atakwitesha none agatangira agahembwa guhereza ariko jamara bapfa muherewe ngo wikanira umugisha wundi ukanyibuye nakaze kawe sinashobora gutungwa n'imitsindaya aho kwibabariza ababyeyi nakazi kangaho genda abanje kuryama ejo ndagiye Kigali wabo we byiza birimo nta bitagwasha naho bitagwa muteke umutwe ndewe kwambarira nk'uduhumbi 50 ndabana none yegereje nzabone yo kunywera ngaho nzakwandikira nkubwire hari nubwo bitazashoboka bihendo utese kandi reka niba mpatiro ntashaka nzabatoroka ngane ya Kigali ngahure
niba ari byose baje tukijyana mu maguru mashya. nta mafaranga mfite. Si 300 gusara. Yose nayavana hehe? Byemeze nyatangi. Mwe 10 n'iryo rigoye. Tuzabanaho kugira ngo ucupirire mu cyaro. Oya muhinyo. Ntabwo nahuguze wampetse. Ngaho ujye mugoroba mwiza. Kazamenye ibyanjye. Ngaho urabeho. Ubukwe buhera nshuti dahana. Ngaho nawe uzagira urugendo rwiza. Ngaho. Madamazira ntawe bitagwa. Uraho nawe bwana Muhire. Aho neza. Yego. Bwana Tadawe mfite madamu. Abana bariyo bari. Aho Muhire ndakundorere. Gusubiza iki kugira ngo ubewe? Gusa umugore n'abana. Abana sinagiye gupfa ndi ingaragu. Nawe washatse ntiwababura. Washyira umutindi. Ariko di uziko twayiga duhurira mu nzira ntazi kutanya mirambo. Nahanibera kuva natangira akazi. Buriya yento y'igikondo kuko ari we yegera akazi. Ntange najyaga nkubona kubera ko uhora wambaye neza ugasanga mu bandi basore ari wowe ugaragara. Nihutiye kumenya izina ryawe. Ntumvise se ko ngusuhuza. Aho iryo jambo ryawe ndiyo ntarenze. Ibyo ni kubwira inshuro 40. Kandi ubishatse unyereke iwawe njye ngutembera tuganire. Urambwira ariko hakiri kare. Urumva? Utawifite undi nkaba kwibeshya amazu. Abisiga weshunga. Mama sinanye ndakanyogwe. Reka ibyo bitunyogo byihoreza ibyo bingenzi. Aho umutima wanjye ntiwibeshye. Narapfanye ijambo none hengane nigureye. Mvara nkubwiye mwarukeye. Nubwo duhure mu muhanda. Mushuti ikora ku nzira. Nawe ukunze mu ruko mbigira. Wabuze uko bigira se kuva igikondo kagera aho nkora harimo inyanja ingana. Yewe windogoye. Rimwe nashatse kwandikira. Ndibaza nsanga ntacyo byangiza utari twabonana. Aho uriya nabona gutotyo twahuriraga mu muganda. Koko se Muhire. Aho reka nkubwirira iniga. Nyemerera umubano. Asige nza kwereka wanjye. Impamo. Niyo maze umunsi ubitekereza. Ese gusa. Ntibigoranye. Nubundi baca umugani ngo ujye ukunda ugukunda. Uko ukunda ukunda undi hirya. Babeshye se. Nanjye rero umutima wanjye ndawuguhaye. Ahubwo rero bayintware. Umva. Zikore mu. Yohani Batista wumve mu bwigunge. Nzakubera inshuti y'amagara. Ngo ntabwo ugiye kunyereka utaha. Erega si kuri ni hano hirya kuri ruriya rupangu. Ni hafi y'umuhanda. Ntikugora gufata tagisi. Ariko se nkubije aho wigiraga. Ntacyo bitwaye. Tugende filime ndayiretse. Wariye muri filime rero. Ariko rero nta mazimano ufite. Nawe urarebaho iminsi igeze. Akakwira guhangayika. Wewe nyine se ntumpagije. Ariko nawe. Dore ngaho turahageze. Ni hano. Yewe Manuel we. Manuel. Karame. Ngwino ngutume hano hepfo. Naje. Muhi karibu. Bawicaye ndaje hari icyo ntuma Manuel hariya hepfo. Manuel, genda uzane ibyeri ebyiri na fanta utebuke kandi. Sibyo? Ariko usiko bitiri hano heherereye. Ibyo byo ni heza. Ariko icyo makundira no ko ari mu rupangu rufungwa. Nta kwishisha abajura. Ibyo mwamyenda bizanye ariko si byose. Byeri nazibuze nzana fantenye. Ntacyo bitwaye zitereka aho wigendere. Uryo ku mabyeri. Yawe birateye utayibonye. Cyangwa ndahesomaho. Kubera iki? Mfite imirimo insaba amafaranga menshi cyane. Abyeyi nayivuyeho rwose sinkimo. Uranywa fanta rero.
cyangwa umbwire ngo icyayi byose ni kimwe biraryohera. oya turasangira fanta. Ikanze gusukire noneho. hanyuma se kwa muganga biragenda neza? Hari urufunguzo rwongera umuzirutera. Niko ukuri kwa muganga Neza da. Se buriya ujya uhagera? mvaye neza utagiye kwa muganga. hari umuntu bangu ntiyajya kwa muganga se? Yakira. yakoze Turyoherwe. twese hamwe. karafutse kavuye muri firigo da. ahantu tuzi ko ari heza cyane. Ni heza. Njye mpakundira ko ari hafi y'umuhanda. ubu ntabwo aguhenda uhari angahe? Amazu y'i Kigali se ko ari komera arahenda ariko se wagira ute? nangahe ubu ngubu? Nanga 5. nayo da ahubwo urabahenda ubu. neze gutya ewe Ndakumva. nawe ndahabonye urajya ngo ntaheburije. ariko urama munsi nzagarukira tukuzaho amagambo ntabwo nshaka kuzarira. Yewe uzagaruka ku cyumweru ntaho nzajya. Ubwo tuzabyuzuza uko bishaka. nibyo Ariko rero ni umuntu w'umbeshya. reka wihogora rwose nta kindi. nkabonye naragushatse imyaka 100. yewe abo kubona nta wundi wakuntanze ngomba kuba ari Imana yakunyeretse pe. kamare kano gafanta ngende darabureje. Reka nshaka icyo nifuza nze nguherekeze. ndakure sinareba iki. nzara umusore w'inshuti yanjye maze ngurize 5 nguru urukweto ruhambaye maze nzarohe mu bundi hasigaye rwishakire. nzakurya tu. Reka nze nguherekeze. Siko nari mfunze bifunga insumbane. wari witewe n'igisuka. Muhiye ku cyumweru wenda gutegereje. Nazo uzasanga niteguye tujyane gutembera. nibyo rwose. Tubona uko tuganira. Hano haba abantu benshi baturogoye. nzahagere nka gihe ki? Isaha ni wowe uyishaka. naho nzazinduka nka saa 3. Uko uzabishaka rwose nta kibazo. taxi karore kagende Amagara abantu tugenda mike. cyereza umushoferi. Yego barabibujije ntutendeke. Mbega umusore witonda. Ese buriya nagize Imana akankunda nanjye nkamukunda. Ntapfusha amagambo ubusa nka wowe. Umuntu utanywa inzoga imyaka namaze yose ntarabona umugabo nanjye nabona wankunda. Yewe simbizi ubanza nibeshya. komera nyine nawe komera nawe muhi mfite kwa buzera komera byiza amakuru ki ni meza boroboro. kwa buzesi reka sije nanjye imishinga myinshi mfite sha. mishinga ki ceceka nzabikubwira n'ibitungana. ahubwo narinjije aho nshakira amafaranga 5,000. ayo hembwa warayamazera mbaye kano kanya mubasha ceceka. aha nahembwa ejo bundi dore nagize gukinyaguriza umuntu ambwira ko ahita yansubiza. none nashobewe ndebera ngo rwose amafaranga 5,000 nzahita nyaguha. urabibona kandi ntabwo muri banki bashobora gutanga amafaranga nyuma saa 6.
ndakeneye cyane gusa. Mwiriwe. Ndabizi inshuti yanjye y'amagara. Kandi ubizi nta kintu ushobora kukwima. Ariko uramenya ko amafaranga ateranya inshuti. Rwose ndeba ntabwo nzagutenguha. Ufata 5,000 ntabwo nabibona. 1,000? Ndabona kwishyura byakurushye ugasanga biduteranyije. Urabizi rwose sinyambuririza gusi byemera ndi mbabara rwose. Aratuntu nagavuye none mpa 5 ndakubona rwose muri iyi minsi. Ntacyo ko ibintu biriho. Reka nagushakire ariko nk'ibintu bisaduteranye. Yego rwose. Akira. None nari mfite. Urakoze ahubwo. Bisaduteranye. Ariko hari ubundi buye musanzwe uziho. Oya ntabwo muziho. Ariko rero oya humura rwose. Hanyuma se ariko si waje tukajya gufatamo agacupa nkagushimira usukungire neza. Agacupa urambyaye rwose. Hari ibintu ariko ngiye gukora mu mwanya. Wabyihanganire. Ntacyo bitwaye. Hoje tugende. Naho ubundi ntindiwe rwose no kugushika utuntu nakubwiye. Naho ubundi amafaranga nkahita nyaguhata nta kibazo. Nta kibazo. Yosha hame patro tuzane byeri yawusha wote n'ibisiga 2. Niko sumuhe iyo mushinga watangiye uvuga niko kuki Yosha nzame kugira byatunganye nanjye ndategereje ese kera ni vuba nzaba ndebe ewe fungura vizagirisha Mfuganye rumeze rute kundi urafungura kugira ngo nyagitangira ko ngitangira gukora mu kano kabarisha ari gufungura utabizi si gusuzumira ndabona gusuzumira ashaka kuguma gukora zinyoye cyangwa rero bwa bitoki ntabwo aramenyera bakoze sha cyakora byose gamaya mutegereje iminota 5 birabe bubiki genda ariko turebere nziza mbona ndabitunganya ntudehinishwe oya ntabwo nakunda kotsa nkuko ntoye narindemye pe yewe se suko nene nabuze imbaraga zo kwica inote ngo soma agacupa yewe koko babivuze ko ari masa cyane cyane kanyamironi kugenda itara kubona abahungu nanjye mbonye muhire bahusha abira yore aho cyane yego sibyemera nde muraho bane byemera nde cyane byemera muraho ohi bravo ndaho wahera itasange nawe ntawe naburiye da iyo ntebe mwana iyo ntebe ite byawe kutishyura inzu ni byiza ayivuyemo babivuga kubanza wicara mbese urabona amaherezo zaba yahego abakozi bakora hano amezi ane yose ntibanyishyura se n'ikindi cyangwa redi iyo ubona abantu baje muri bare yanyu utekereza ko baje gushaka ikindi ki cyangwa ndabona usa n'uwakubise hasi ngerageza imbere dufata umutwaro ariko umfashe iki cyanjye ndabona bari gutinda bumwera kuri iki cyanjye iyo ndeba ayo mafaranga ariko kuza nkoko zahezera izo nkoko ziracyakora ikidi ntiza n'izo nkoko nta wundi barayoreka rwose usabye kunyihanganira rwose narihanganye bihagije rwose gumya wihangane amafaranga ntegereje rwose nzabona ejo bundi nawe si kure none n'ejo niko uhora umbwiye urabizi sinjya mpemuka nakoze nene n'icupa dutahe ndakubwira neza uko byangendekeye gusa ariko byasiga byahezera usabye gusa kuzangeragereza hano twaje kunywa ntabwo twaje kwishyura yewe sha zana izindi byeri ibyo muri mubivuga nyuma mwe mubyihoreye
byeri ziri zano amafaranga wera yaterekeranyije ntiwanyishyura ntabwo ndasanga utambuye akira nawe gusoma banza n'ibya bisiga maze ubone kumbaza aya fanta reka njya rukijya kubisa gira vuba se Jemera ntabwo nakuganirije we ni amahoro ni amahoro twarimo tuganira na Muhire ugiye kujya mu by'amafaranga dore ko ntabivuze ukuri urumya rwamize inshuti ndabona ariko hano hari mwagerageje ibisiga iki kuba ufate kugisiga ahubwo kinini turetse kano kaguru akagenirira akababa rero wafashe se nawe ntabwo buriya munyamazi kuko inkundi ntuzi nk'ikidari sinzi ko bata inyama nziza cyari kimwe ko se kiba kingana iki turajya mu kabari nyamishwa bagerageje abona njye ari nini ariko naga ko umunyu utagera hari imbere muri izi nyama yabajyaga batubura bagatindajyamo n'umunyu ariko nta rukundo rusendera rero rurahagije nanjye ni uko utagenda uva nta kajyaho harimo umunyu mwinshi bashyizemo gakeya murakora ye murakoze mbese muraho ruceke uraho Fomi nawe komera kanya reka mwa bantu mwakazi ntikaba koroshye gutera umuti ndumwe murima wose ntago biba binyoroheye ariko ndishimye cyane kubona Kanyambaje kwiga uko batera umuti niyo mpamvu tuzanye ngo arebe uko batera umuti ndetse nuko umuntu abigenza yarimo kubikora byiza cyane ubwo se ruceke reka nkubaze yo na Fomi turagusubiza nabonye ya nkungu idasanzwe bitoroshye kuyirwanya buri muntu yatera inshuro zingahe umuti mu murima kugira ngo yiheshye burundu icyo kibazo ni cyiza cyane rwose umva rero ugomba gutera umuti inshuro 2 cyangwa 3 mu gihembwe kandi ni byiza kuhinduranya imiti mu gihe cyo kurwanya nkongo idasanzwe kuko bituma nkongo idasanzwe itamenyera umuti ibyo rwose ndabyumvise ko ari gutera inshuro 3 mu gihembwe nzabibashara uzabishobora umva Kanya biroroshye pe rwose nta kigoye kirimo gusa ikindi nakubwira ni ukwirinda gutera imiti mu gihe hari umuyaga mwinshi cyangwa mu gihe imvura irimo kugwa mu gihe kandi urimo gutera umuti utera ugendeye ku cyerekezo kimwe n'umuyaga kugira ngo umuti utagira gute utagutarukiraho ubundi Kanyama gutera umuti bikorwa mu gitondo cya kare cyangwa nimugoroba igihe nkongo idasanzwe bihari mbese urugero nk'aya masaha musanze ndimo gutera ibigori byanjye ibyo rwose kugeza aho ndanyuzwe rwose none se ahubwo ibikoresho byo gutera umuti ko mbona bigoye buriya nawe wakoresha uburyo gakondo oya rwose mu gihe urimo gutera imiti ukoresha ipombo yabugenewe kandi ugatera umuti mu mwumba w'ikigori ubu ndasobanukiye pe ubundi byazaga binyobera uko batera umuti mu murima none birasobanutse ahubwo Fomi ndakumva ubu utaha nzaguha umubyizi muri uyu murima wawe ndabona ari munini erega ni byiza gusura umuhinzi ari mu murima uhigira byinshi ku bindi bisobanuro wabariza kushinzwe ubuhinzi mu murenge cyangwa ivuriro ry'ibihingwa Plant Clinic cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa 46 75. ubu butumwa mubugejejweho n'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga AKABI. wirekanye mwiriweho ndabwo ndamutse Muhire Muhire se yaje nguwo yaje uraho mama we muraho Muhire yego amashyo ngora uraho yego bite ko wabuze Muhire wahora n'ikingorane z'abagabo wazimenya wa mubyeyi we nahuye n'akazi kenshi reka sisigabo urakora ugakorana nijoro umva re yewe gawe wagacuka we dore imvura yaraguye umuvu watembye mu nzu yawe reka sinakubwira
nimukize ubona ahubwo sinzi kubona aho kandagira ndakubwiza ukuri ngahore yewe ga wagacwa we mutambuke mwicare mbazanire n'amafunguro oya hari icyo nshaka kwibwira barayoreka ahubwo akira aya mafaranga udutumize akabyari tubone icyo tuganiriraho ariko shaka ubwo ntiwahazi oya kanyi ayo mafaranga wiyakira nta nzoga nshaka magasi aho wayongereye ukayampura yatera inyoni gusa ndagusengera ngo ndatera amafaranga inyoni ubu ngwaye iminsi 5 n'utibwirizo zasohoke izo dere rwose zihorere bane gitangaza rwose mbabare rwose nagize ingorane cyane ingorane rwose reje ejo bundi nzagwa amafaranga yawe bati ngwaye iminsi 5 n'utibwirizo uzasohoka n'izi nzoga nari nsengere murazanze oya nta nzoga zawe nshaka nk'amafaranga y'inzu yanjye amezi ane yose umaze mutanyishyura kaza kuma geri gusa muramukira ndatashye ngiye kwijambaguza muri iyo sayo uramukeho muhiye muramukeho kanyi nibaguherekeze muherekeza sarajya kuri muherekeze genda kamugeze ku muryango ndabasigaza muhema muhera ariko rwose uzangeragereze ega ndabyumva ntibikomeye ibindi bintu baze uramuke ibintu biriho rwose ngaho muramuke rwose ramuke nibagiye kumubwanga ngo asigire ufunguzo yo uzateza urugi wamukurikiye ubwo ntakiri hafi aho imbere y'umujyi ndebe yo ishafasha kamabuye kare yagiye yewe abyaye muhere ntazaseke mama umva nguwo akomanga kwa nyina nshuti Nyashuti kingurira di uwo ninde ariko nakingura nasubiriza ubuzanye amafaranga umenye ko ntabyibusa sayibayewe kingura numwa byere 5 azwi nka guhijumbi ntiba bihagije ngaho kingura ngahinjira uraho nyirasho uraho muhini yego makuru meza to ngaye 1500 akira fata nabyiruma maze nyirako nirambararira ndumva mukongo hatanye wese ntusoma kuri kabyeri ndasomaho ariko ndasoma niryamiye ngo numva naniwe uramwesha icupa se ko nta kirahure nifitiye zanabizana yewe mbona amagambo akira nawe somaho henga n'amafaranga nyabike hano munsi y'umukeka yagaye nturuhije maye ubikobwa ntibubakure ugira ngo se rubakeka ko ari amafaranga shikira yaza akashaka ahandi ahantu ntawahatekereza rwose nawe uzi kubika ayiwe nakererwa akazi nyashuti fata amafaranga 100 ngurire umuti wose amenyo gira vuba bamuka ariko ndeke ceceka wowe wanze kunkangura nyaruka yebanguka dore n'amazi usigara ukarabanda nyarutse ndaje ngaho si buti bego butuna ngo nkaraba gendo kabuyera abende bana rengo haisha maze nigendere ningira ni masanga ndaterura bibuko byakabaye kandi bandi yashizira yaramutende kubise bega yaramutende habe n'urume yarundi yari yifitiye nta n'igiceri cyari kigeretseho yewe abantu barengaya nandi nundi yarayange mafata bana hansanga muhi ntaka kanya urangije gukaraba ubuse ndatinze
muhire we yewe ndabona amazi asa nkuko nayamuhaye asa dore n'isabune uri umutse nkaho itigeze amazi reka ndebe no mu cyumba ntawe da asikiwe nagenda arakiyahura ubungubu koko natinze ku buryo yakwivumbura akagenda ubuse yagira ngo agere kuki nimugoroba ndamuhamagara mu icupa maze twiyunge ariko banza nanjye koko natinze nabugiye mu gutumira Nyirarukundo tere karame nenje ngo ibyo wambwiye shongere we sinzi utwo wisiga urabivuga se urabizi iri joro nayoye najyaga mbona 500 none waraye yakubye 3 ahubwo henga nza n'utuvyeri tubiri tube tunywa erega we wakamerye impamvu wakamerye abangiye habe n'igikorota urabizi nta birahure ngira we ntundushye nyoteri yangagaje maze ngiye nyweshe n'agacupa reka ntashira inyota gutomera ariko tugire vuba gutomera yewe nawe wari warenganye niwe wagize neza tugire vuba ndashaka kujya ku isoko kugura akanyama bako nta mwuga udakiza koko n'uyu wacu nari nashobewe ese mama ngewe ndawande turajyana ndakuguriza 200 se nturabumvyaye reka njya kuyareba aho ari nyaga kubitwa n'inkuba y'akaburi minga yashizemo iki we ubuse ndabigirane n'utubyare nari mfite ko tumaze kutunywa y'abakobwa bako ubuse ndabigirane mwoka byaramwe mwe usanze urahebye se ndeze yajyanye siga wembaze wimbwira rwose abana banjye baramera bate sikabuze ngo yewe irorerere abaraye kera natwe n'ukwanjwa ngo murege yo nayajyane kimbaje nuko abana banjye babwiriwe intamenya mbere kuko turiya tubyere mba nabanje nkayareba ngo amanyama ngo turajya za mwiza sikabuze ubuse ndakubita hehe imitwe we abana banjye aho yemwe uraho muhi abeya heza kuzwe iteka ese kudaherutse wabaga hehe reka nkunda gusoma cyane yumve ko kazi njya gusura abakozi nagira mu rugo nkafata igitana nkasoma ibitabo nkaza gusinzira ntabizi ko nta mwizoga se mama bankora kindi ki reka jya unyuza mu dusuri reka aho murandara tuganire dore agatebe wicare akoze ubu rero wabaye umushyitsi wacu yego da ahubwo no gusasa bugari yewe nturambirwe ngiye gushaka amafaranga ntumize icyo kunywa oya nta kibazo bitetse ko w'imyoza reka se imyoza so umukobwa w'u Rwanda we akoze bamere nabi kandi nawe yageze to ndacungana n'agashahara dufaranga nsigaye nk'utungutu ko bakabiragoye wa mukobwa we uzi gutangira inzu ukayihagarika ntabwo byoroshye ufite ubwubatsi se nashatse kubaka mbere yo gusaba kuko nasanze ari byanyorohera byari ubwo ubukene bwaza ufite inzu ugaterura ugatura hasi da yewe niba ibyo bambwiye atari ugukina nzareba ngo utwerere ubwo se hasigaye hagutwara angahe segira ngo na makera niyo 50 abura na rimwe se ko nigerejeho uravuga iki ntubatse kiliziya 50  se 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 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50 se 50
hasigaye kugombora amadirishya ane n'inzugi ebyiri z'ibyuma urumva zinafitwe ahubwo ndumva uyijyanye ubwo uraje ejo nzareba mbe nguhaye 30 ugombora ayo madirishya n'inzugi mbaye ngushyize usigara naho ku kwezi gutaha usaba umbyaye rwose have ngo tumurize akabyeri 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 se mama nherutse ni kamera nabi aho kabaza ni fanta cyangwa Coca-Cola byarenze abanyisoma imirimo y'ubwubatsi nayo hejuru ruhande rumwe nakora wa munsi ngiriye banga si byo se niba utanywa byeri noneho reka nguhe fanta hano zirahari yabwo niyo nashakaga n'ubundi kwa muganga se akazi karagenda karagenda da uretse imirimo y'ubwubatsi akazi karagenda neza karagenda da kenshi ariko turagerageza akira urakoze turyoherwe twese hamwe kwe kwa muganga ariko mujya mugira akazi kenshi karahaba usibye ko tuba turi benshi tukagacogoza umenya no kwihangana ariko natwe muri majigo karahaba birumvikana waramutse muhi waramutse beya ko byutse kare nagira ngo njye gusura urugo mbere yuko njya ku kazi abajura barakaye basanga barusahuye hanyuma se turahurira he ko nagira ngo ujyane ya mafaranga dore mbanje nanjye kunyura kuri banki yewe ubu rwose nuba nta mutima afite babajwe na radiyo yanjye imyenda yo nagura indi ntabwo dutinda ni hano haruguru i Nyamirambo yubwo aho ngaho reka tujyane nyahitane nzagaruka kubwira uko byagenze nizeye ko usanga mu rugo ari amahoro ese ubundi nta mukozi ufite erega sheye nkatwe ntituba dukeneye abakozi tuba dushaka kubamenyerwa gusa ntabarabyumva ntibigoye nuko benshi muba mutabyitayeho muba mwishakira amaraha gusa erega nabwo ko ibyo nabigenderamo nta gihe mfite rwose dore twahageze kandi ndabona hakinguye tugize amahirwe hano mbese waramutse Suza yego waramutse Beatiri yego ndashaka amafaranga 30,000 30,000 utwaye menshira wararonse ndabibona ubu ndi mu mushinga itoroshye mu minsi mike ndabibabwira nuko bitubwira hakiri kare tukabitaha da Susanori wamubonye se mpereza ahubwo turihuta akira nizeye ko yabaze yose yuzuye nsubirayo da ngaho wirirwe wirirwe nawe akazi keza uzaba ubimenya muhi turakira ibintu 30 andi nzayaguha ku kwezi gutaha urakoze cyane umwanzira akabura inshuti nkawe pe naba ngomba izo nzugi n'amadirishya nanjye nimba n'amafaranga asima n'abakozi zabitunganya nzizizira nta kibazo ndahe utaho udakererwa akazi burya karakomeye genda ategereza imodoka y'akazi itwara abakozi ngaho ngaho wirirwe gusa mu rugo ntujyayo oya ubu se nkinyuzeyo ntahitira ku kazi noneho wirirwe akazi keza wirirwe nawe akazi keza kandi ntawe ubura uwo nanjye ndamubonye mubonye mbabaye nzamwubaha nzamufata nk'inkimwe muhagarare ndagenda bari basize tugiye mu bitekerezo hingurira
waramutse aramutse muga uramukanye Imana yego icara kuri ako gatebe mwakoze nje kwivuza urwaye ute wafashwe ute maze iminsi nkora akazi kenshi nari ndumva asa n'ataye umutwe mbega ibitekerezo byanjye ntabwo bifututse unaniwe gusubira ku kazi ntiwigeze urwara mu nda nsanzwe ndwara igifu ariko gikara cyane iyo nakoze nkananirwa ngaho uvanamo iyo shati ngusuzume humeka cyane humeka ipfumuka umbwira aho ubabara ahantu ubabara aya aho itonde woroheje naha naho ngaho ngaho cyuka wambare uyu muti ngiye kukwandikira ugomba kuvura rwose ndabyizeye kikoza kubera ko ibinini bikaze ntabwo wabinywa ujye no ku kazi nicyo gituma ngiye no kukwandikira urupapuro ukazaruhuka bihagije witwa nde nitwa Muhire Yohani Batista kugira ngo ugenda ufata iyi miti mu minsi 6 hanyuma ibinini 3 kimwe mbere yo kurya ndabyumva urabyumva ndabyumva rwose kandi muri iyi minsi uryame cyane dore n'urupapuro rw'ikiruhuko cy'icyumweru mwakoze ugomba kwirinda inzoga nyuma y'amezi 3 uzagaruke turebe uko bimeze yewe murakoze cyane rwose nizeye ko wumvise ko iyo miti uzayinywa nabyumvise cyangwa uzayinywe nabi pfi erega n'igihe ubabaye ubwo nabyumvise rwose murakoze rwose ngaho mwirirwe wirirweho undi niyinjire indwara arakize yapfa urupapuro gusa ya baba muganga nawe ngo nirinde inzoga ahubwo nigire mu mpara igitangaza urupapuro sinyota ariko nararanye ahubwo sigira utambona icupa ngo ndigotomere amafaranga sera 30 mbega ngo ndakamena samu mpara ariko ndabona hari n'abandi bantu yewe sha yewe utanga byiri eza byira ngo ni kiramuri Buona nera io vai. Mira, shakira fuitra tambaka. Makura koza sha. Yewe. Ndabona uriya mukabuza uriya wambaye ishati itukura. Amaboko magufiya. Ndamureba. Tunagira hano munyoherereza. Iruka. mbese niwe muri kubera komera uraho neza amakuru iki ni meza iminsi myinshi ariko ushobora kuza kutuburana ariko ibintu uhugiyemo aba ndeba reka ntamenye ibyo mbamo ntayo banjye simbizi
Shazi kuzugusetsa. Reka ngo twa dufaranga twawe. Burya kurya no kwishyura. Urambye rwose. Ibintu bitari mu byo muri amatariki. Wewe. Shawe ntajya kugira ngo sinza kwishyura. Nibaza rimo byari twinywere. Yosha, sana byera. Wewe zirabyera byo. Ndaje. Namaso kuntu yaguhaye ngo none. Fare wenda kuze ntabwo ujya wizera cyane. Ndakwizera. Wowe ntabwo namburada ufite amafaranga. Ubukene gusa nabwo bugira nabi. Mayenze njya nambura. Reka mwitwe turagutinya. Ahubwo umuntu nyiriki. Umuntu ugira habarizwa. Hozo muba muri kariya kazu. Ndukuruka beze nk'igikori cyo kwabirayoreka. Niko muhi. Desha inzi tari yawe wahirute. Niko muhi. Ashatse uburyo wahigobotora. Ugafata indi garagara. Ukorera amafaranga menshi. Enda yewe usoma kuri iyo bye. Urakoze. Nanjye maze kuntera ikimwaro burya. Ahubwo uvuze ibyo natekerezaga. Nikoze. Ya mishinga yabitegeze. Ahubwo nari muzo ngwira ngo mbikubwire. Kagira none urambimbye rwose. Yambi. Shaho rero umukobwa yarakunze. Umukobwa? Nabuze ko namuhingura muri kariya kazu. Ubwo ndiko. Ikibazo rwose. Ubu rero nagusabaga rwose ikintu kimwe. Uzanteza urufunguzo rw'iyo nzu yawe. Wiseka reka ndababaye. Ndiva bikaze. Uruza. Wenda rutananteza nubwo icyumba uzanteza urwaniriro da. Mwakiri wawe hariya sha. Sukara watunganye. Kandi uzazigenda ka radiyo shaho rwose ntigarure. Oya ntibyo rwose winseka izo kwiseka. Ndiva bikaze. Umuntu tije kugeza iwawe. Arase ko corona hajyana umuntu shahari wanjye. Ko uranzi rwose mbere n'inyuma se. Arwishwa ishaho. Ndabwira umugoye. Urumva? Nzabwira umugoye asigaye atunganya. Rwose nibyo. Gusa kutantungura. Urumva? Ntuzantungure. Ubundi inzu ni yawe nanjye. Rega shaho urugo n'urugendwa. Abana biza rwose. Nyamaze shaho. Bikasha yanyiza rwose ari amaheru y'inzu. Ndabona ninze nabwo icyagiye igihe twahuriraga hahandi igihe twafataga agacupa. Nabonye ukuntu yari ameze. Sinzi kuko nabonye n'umuntu. Reka burya ku giti cye n'inzu. Mu mwina rwose njye ntabwo ari inzu. Urabizi? Njye nayigaye ikintu kimwe gusa. Urumva? Nuko itagukwirika ndi umusirimu. Ubu nyawe itahagama ari iyawe. Utayisora buri kwezi. Byigusa. Ibyo byose ariko ndimo ndabyiga. Sema amezi aya 4 ntabonye yanjye. Agana ni menshi. Yabwo dufanga nahembwa netwa sinkwica singukize. Buriya nicyo kibazo birangira. Ntabwo rero wenyine. Muhi. Cyari watse n'ingoko. Twagirango na warizi ko ndivuze. Ufate bazimara. Ariko sha kibyuryo. Niba kandi zikorana irurere ari mu wifite unekera. Zana hano mwa igeze hano hino. Ize kunana ndazirira. Aho ntabwo uzi ko imfura yari. Bega moko. Abakozi b'amaraso urazibewe. Nziza cyane ziraryoha. Ngira vuba nitahire. Njye kuruhuka. Umwanya ugenda usubira ku kazi. Wagira ugenda ariko zirikana ibyo nakubwiye. Nta cyahindutse. Uzaze gusa. Nzaza kukubwira umunsi. Reka ntacyo ushobora kumbwira nawe. Abo niwe ndakwizera we. Reka ndoze. Cyafuye ugenda si ngombwa ngo urihuta. Sasa sikabona kabike. Bagiye? Ndagiye. Niba ugiye rero ngaburirwe. Ngaburirwe? Yego naho icyo gihe. Naho icyo gihe. Yego. Ariko se ndajya wanjye. Ntabwo amafaranga yose yajyaye mu bagore se niba ntacyo na rimwe. Oya, yasheka.
Kanyenda yambikire. Ariko none bakwishyura amezi ane maze nishyura cya kiraro. Ariko ntacyo bitwaye. Biruta kuyabara yose. Kanyishyire Kanyende. Hano yemwe bahano usuhuza ni muhire uraho muhire mbere Kanyi ko baba amaso ashira isoni ko nyagaso uraho muhire ndaboro kuba nkubonye biramfashije n'impamo yewe umva rero nkubwire uratwicira inzu rwose uratwicira inzu pe reka twarihanganye none birakabije gahore tari mvuriraga umuvuga atembuka yitahamo nta dirishya rikikingurwa ntaki nkuka muve n'umuntu uko gusa reka sinavuga gomba kwisubiraho ega nayo mwande ngasiye nanjye nsigaye nkora mama nijoro n'impamo ndetse sinkubeshye atwicira inzu rwose ntubeshya ngo iki nsigaye nkora mama nijoro rwose ko ntubeshya urusha se yamuhanuka niko mbwiye papa simese kumara ugira ngo ndakwibewe wowe umaze kukumenya di cyakora mbisa nigendere birayoreka aho azira murayorana nakazi kanyu aganda byumva ariko hari cyo nagira nkubwire dore faranga utumbikire akira ayo ubwira hari n'umugabo wawe akira dore nutungo tugura agacupa urakoze akonya busa muhire rwose jya ubonye amafaranga ngana arya wagiye wibwiriza ukagura udukoresho two mu nzu kureba ukuntu umeze rwose n'ibyo ndimo yewe nawe ugasanga nk'umwana se ngaho wirirwa ahubwo reka ngende ngaho ugenda ariko nyabusa ujye utekereza wibaze ariko abakoreye bazi ubwenge bonyine ngo ningura ibikoresho bya Rwanzaki ko ntateka bizaba ari by'umurimbo se reka negere kwa Nyirarukundo kwa Nyiranshuti hose nahengukayo umukino namukinnye ahubwo nimba namukize bizaba ari amahire aho kumugendera kure nabundi yandogesha Mwiriwe yemwe Wenda muntu dusuhuza ni muhire kingura nkubwire aha uje kundera ka mutwe ngo ngira ka Tereza ariko bazi nkingure ibyo ndabikubwira ngeze mu nzu kanze nkingure muhe Nyaruko hashize iminsi tutabonana amakuru yawe se ni meza ese ibyo numvise Tereza avuga nibyo muhi ibiki ngo wamuhaye amafaranga maze urongera yisubiza uzi no kasiga avuga niko yambwiye yewe ariko ndi muri iyo koko ubwo se yagira ngo atagwicupa yego rata mbega umuntu uzi gutera ubwa nzanira bye n'inkweri niba yanshibije kuri wowe ndajya ahandi ufite amafaranga nta cyabura icyo nakanye muhire sinshobora kurara agiye nyine ufite amafaranga shwe data nanjye byari byanyobeye umusirimu nkawe yakora ibyo yavuze mwihorere yariyayo azongera mbone kanze nkuzanira zana byari twinywere ngende ho kejo nzajya ku kazi Suka mu kirahure ntacyo bitwaye pfa kumana n'icupa none icupa se nta kibazo kamanze sogongere hikira akoze kumera muhi avuga ko utari kiboneka ku kazira igifu cyagize gitya kiranyubika kari abo nashize rwose
ariko wakubititse umuntu wahuye nacyo wahora n'iki se narashoboye ahubwo nabuze nongereza urupapuro rwo kwa muganga hano yewe ntacyo se batware ntagira amahane upfa kuba ufite urupapuro nyarwo gusa urupapuro ndarufite da sikuru ahubwo imiti n'igiye kumena inda kamera ariko akazi karagenda ni nk'uko bisanzwe akazi ka sosiyete sugira ngo kajya gahagarara yewe ndakomeje ngiye kureba umutware nibyo kuko ariko nuba nta kabaraga ndashaka guhita ntaha reka komera witera umugeri ko bimeze rwose nawe nyereka umuhereza urwo rupapuro ubundi witera ujye kuruhuka ndemwiye ndakwitaba usigaye yarabaye inyamaswa pe uhita ku muntu ntugire uti mwaramutse koko erega nanjye si jyewe nindese ubu ndahanyishe ntubona ko njye nafatiriye wibeshye umva yewe ubwo waraye ugasomye ubwo ari wowe wenshinyagurira amaye gusa ruva kumbona hano ryari wazibagamo nyine uzinywera gusa ubwo nshinyagurira kubera iki maze hafi icyumweru kizima mu buriri ikivu kindi ku buce bw'inzoga sinyimenya n'impumuro yazo kugira ngo se njye narabimenye sinyimenya amakuru nibera inyuma iyo muri sitoke byo hanze bikancika wafashwe utese sinabwo ese ko ari igifu kigiye kunyica yewe reka ntabwo tuganiriye ajya mu kazi yego ndabona ari amakamyo menshi nanjye ngiye kureba diregiteri n'urupapuro rwo kwa muganga ese wamenya ahari ubu niho mvuye ariyo biraba ko mvuye gusinyisha se reba ibipapuro nibyo mvuye gusinyishayo ubutabuka atagucika uvuze avuga ko agiye i Kanombe wagiye i Kanombe wahuye kanyaruke wirirwe ngaho wirirweho mwese ntimugoye adirete ni mugire imbere ndigusha amagwande maze anyibirwe rwose asigaye rwishakire injira amutsebwa na diregiteri baramusisha yego wabagare nyakubahwa narembye sinashobora no kuzana urupapuro kwa muganga dore nguru warwaye mu gifu kuva ryari ku cyumweru gishize mwari mutaraga rwose nanjye byaranyebeye nafashe umunsi umwe ndaca ndaca rwose niba wize impapuro wagira ngo mama bashyizemo uruhiko impapuro bivujeho ziri nyakubahwa nabonye ntuye agatege nzane huta ndazibagirwa ubu nzazizana nje gutangira akazi ntacyo jyana urupapuro mu biro bishinzwe abakozi nako ukajyane kwa kontabure yamanyira ko ntacyo byari kuba bimbwiye amafaranga 2 mu mpemba nibwo bungize